kuko nawe uburyo mubona ntago ajya asaza kabisa. Ntago ajya asaza. Nawe uburyo mbibona ntago ajya asaza. Nizzo, ibanga mukoresha we na Sacha niri. Ntaryo. Nuko nguka. Cyane uko mubona mwisekera. Oya, Imana ifite ukuntu iba yarakuremye mu buzima. Safi ndamukumbuye. Mukumbuye blague ziwe, mukumbuye muri group. Ikintu nabivugaho nuko barashakanye kandi twarabibonye, ahubwo hari igihe abantu bashobora gushakana ariko ntibumvikaneho utuntu tumwe na tumwe bikaba ngombwa ko bashobora hambo jiza cyayibitseho umuzungu. Nizzo dutegereze iki kuva iwawe koko Muhame? Ubwo njyewe ndakwemera urabizi. Njyewe nzibikaho umwarabu. Ubundi groupe ndacyayirimo. Iyo uri kumbaza gutyo wibagije ko groupe nkirimo. Groupe ndacyayifite. Urban Boyz iracyariho. Njyewe na Hambu turacyariho. Studio bihagaze gute bro? Man, so Urban Record irahari. Of course irahari. Nibitegurwamo birahari nkuko wabivuze. Hari uburyo umuntu yubaka ibintu bye biba bituruka hasi no hejuru cyangwa se impande n'impande, ariko navuga ko studio irahari. Reka nohereza umusore wanjye Jadaza testing. Reka Jada testing turebe Golden Lion tumenye se kuko ibi bintu nawe gerageza. Reka twumve ukuntu kameze. Jada arimo aratestinga, ari kumwe na Nizzo Kaboss cyangwa se Nizzo Muhammad. Hari ikintu bazumbwira ariko nawe ntugire icyo uvuga, uzi ikintu ngusabye ntagire icyo avuga. Uyu aratestinze. Reka nangire ngusuze cyane nkwifuriza ibihe byiza, nkwifurize kugubwa neza hano hose herere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ahangaha upfa kuba wumva ikinyarwanda ni by'agaciro kubana nawe. Nge ni blaise nk'ibisanzwe iteka ryose. Ahangaha rero reka nkubwire ko comments cyangwa se ibindi byose wambwira kugira ngo mpindure nyine imikorere yanjye biranshimisha cyane. Ndi kumwe n'umustar umaze imyaka irenga 10 ari muri game cyangwa se ari muri industry y'umuziki. Ni umwe mu bantu bakoze kuva kera, navuga ko yakoze umuziki bidakunda, uyu munsi ari kuwukora byarakunze. Yitwa Nizzo Muhammad. Nje niko muzi. Nizzo umeze neza? Byanga byakunda ugomba gukorwa bro. Kabisa. Bro umeze utese? Man fresh, ndashima Imana. Imana yampaye aka kazi. Yego. Imana yampaye guhahiramo. Imana yampaye kumenyana namwe. Kabisa. Imana yampaye kumenyana n'abantu bose banyifuriza ibyiza. Ndikumva ameze neza. Nizzo uyu munsi ngusanze muri Onomo Hotel, uhagaze ahantu heza cyane, navuga ko ari ahantu h'icyubahiro cyangwa se hari amafaranga. Mana amafaranga twese turayakunda, ariko none iyo nyagezemo ngewe nsa nk'ubyina igisirimbi tu. Kubera ko twese dukunda amafaranga kandi amafaranga ndayakunda birimo. Uyu munsi wagaze kuri pull up, naita pull up sinzi arya ni cyapa, ariko ibyo ari byo byose hari handitseho Golden Lion Distillers. Ngira ngo harubanza bategura ibyo kunywa bitandukanye. Ni Golden Lion nk'ibiboneka byose, nk'ibyo Abanyarwanda bamaze kumenyaho muri kano kanya. Niho hantu mpagaze, ariko noneho navuga yuko muri rusange ariho hantu hari no gutuma shobora kugira itoto cyangwa se akabikeza tugira uruhu. Ariko abazi n'ubundi neza so ibintu babyibagirwa. Ntago babyibagirwa, ariko noneho hari akiyongera. Kandi buriya iyo ukora biba byiza iyo ugenda ubona n'abantu bagufasha mu kazi kawe, ugenda ubona buri kimwe cyose. Nizzo urumwe mu bahanzi navuga ko bamaze igihe bafite experience muri uyu muziki, ndetse bashobora no gucuruza kurenza abandi kuko wacuruje bidakunda, uyu munsi uri gucuruza bikunda. Ubona icyizere Golden Lion bakugiriye byaratewe n'iki? Byatewe n'ibyo uvuze, byatewe nuko nahereye kera, nahereye bidakunda kugeza aho bikunda. So muri kano kanya rero navuga yuko icyizere bangiriye n'icyuko uri muri kano kanya nawe ari gushaka kubaka kugira ngo bazakimugirire iyindi company runaka. Bivuga ko bizeye experience wari ufite mu muziki ndetse babona ko wayibyaza umusaruro.
bizeye experience, bizera izina amaze kubakamo, kubera ko izina amaze kubakamo si ryo ndi kubaka iki gihe. Mfite ibindi byinshi nshobora kubaka, ariko izina ryo ntago ntiryubaka. aho ngaho mbabwije ukuri. Nose Nizzo, hari navuga ko inzira wari uri gucamo, wari umaze iminsi waracecetse, ukubisa akantu hasi karaebana karasakuza cyane, bati Nizzo yagarutse. Studio bihagaze gute bro? Man, so Urban Record irahari, of course irahari, n'ibitegurwamo birahari nk'uko wabivuze. Hari uburyo umuntu yubaka ibintu bye biba bituruka hasi no hejuru, cyangwa se impande n'impande, ariko navuga ko studio irahari. Ntago twagize ubumuga bwo kutavuga kugira ngo wenda ntituririmbe, so byose birahari. Ho ndumva ko nta kibazo n'iki na kimwe gihari. Aho ngaho Abanyarwanda ntibanenge, ahubwo ibiri imbere nibyo bagomba kubona. En fait navuga yuko harya hari umugani bavuga ngo bangaye gutinda ariko ntibangaye guhera. Bivuga ngo uyu munsi ibitege ibikorwa biva muri Urban Record. Birahari gutya, noneho igihugu kiri kugenda gifungura imiryango, hazamo ibintu byinshi, bafungura amasaha yiyongera. Niko kazi kanjye ndeberamo imbere cyane kurushaho ibindi byose. Nizzo, aka kanya nkubajije nakubaza ibikorwa byawe muri Urban Boyz ni byinshi, ndabyibuka. Hari ishyamba, ni nyinshi ngiye kuzivuga Abanyarwanda ariko banabizi bitamenya nyine umuntu tuba turi kumwe. Ahubwo ngiye nakwibaza Nizzo, aka kanya Urban Boyz hari ibintu ujya ukumburamo uvuga uti ebana Safi yajyaga hogoza, Mbogize yajyaga flowinga nkaba wizo wo muri Good Life. Okay, nta tutirengagije ibyo abafana bakumbuye, nanjye nshobora kubikumbura. Turi batatu byari byiza kurushaho, kuko nibyo byubatse ngewe uhagaze ahangaha ndi kuvuga. Okay, ntago nshobora kwiyemera imbere ya microphone cyangwa se imbere y'abafana bacu kuba mpagaze gutya nka Nizzo, byubatswe n'abana batatu. Abo bantu batatu rero sinasiba kubakumbura. Uri kumva kumbuye rero muri rusange. So ikintu navuga ariko barakoze kunyubakira iki ngiki mpagazeho hano, kandi nanjye hari icyo bavuga nakoze kububakira, ariko navuga nti nta kibazo, ibikomeza kuza muri rusange nibyo byiza bikomeje. Kubera yuko nta groupe yigeze iramba mu buzima, sindayibona ku isi, ariko navuga ko abakoze groupe bashobora kuramba. Bivuga ko umpishe ikintu ukumbura kuri Safi cyangwa se nka Urban Boy. Oya, ntago naguhisha. Safi ndamukumbuye, mukumbuye blague ziwe, mukumbuye muri group turi batatu. Ndukumva ari ibyo ngibyo. Hambo Jizo, Hambo warahari, Hambo turi kumwe. Aka kanya rutuntu mwakoranaga nyine muri itsinda. Ubu kibuka ukavuga uti twajyaga itsinda navuga ntago narivuga kubera ko Hamba dahari, Hambo warahari. Itsinda ryo riracyahari, ahubwo itsinda rya batatu niryo ribuze, ariko hari itsinda rya babiri kandi rishobora gukomeza. Uyu munsi rero ntago muri kumwe, wenda na Safi Madiba ageze atya, aba we na madamu babakoza akantu. Ikintu nabivugaho nuko barashakanye kandi twarabibonye, ahubwo hari igihe abantu bashobora gushakana ariko ntibumvikaneho utuntu tumwe na tumwe, bikaba ngombwa ko bashobora kubiseza. Ibyo byo bibaho, ntago nshobora kurenganya umuvandimwe. Hambo Jizo ageze atya yibitseho umuzungu. Nizzo, dutegereze iki kuva iwawe koko Muhame? Ubwo njyewe ndakwemera, urabizi njyewe nzibikaho umwarabu. Amahirwe ni masa kabisa. Ahubwo ndikwibaza dutegereze ryari cyane ugutegereza Yesu? Ntago mbizi, buriya hari ibintu tuba tutazi. Ni nkuko nanjye nakikubaza aka kanya ubu ngubu uri kukimbaza, ariko ntago mbizi. Navuga yuko igihe icyo ari cyo cyose Imana izanshoboza, ngeze mu gihe cyabyo nzabikora. Bivuga ngo ntago nawe uzi igihe?
ntago nzi igihe ntago nkizi ni nkuko ejo nanjye nshobora gupfa cyangwa ariko Imana ntago ibinteganyiriza ejo. Oya wozarama we narakubonye. Mfite imyaka ijana kabisa. Narindi gutekereza buriya ari gihe umuntu avuga ati wenda ntago mbizi yego n'igeno ry'Imana cyangwa se ugahora na right person ugasanga ubukwe burabaye. Ahubwo se Nizzo ufite girlfriend cyangwa se umukunzi cyangwa uri single? Abasitari bakunda gukoresha akantu ngo jewe ngo ndi single ngo cyangwa umukunzi wanjye nagakunda ko mvuga ko nyine mvuga umuntu. Giye kubera ahantu henshi nanyuze n'imyaka nanyuzemo n'ibyo bibazo uri kumbaza nabajijwe kenshi ntago nkishaka kugisubiza cyane icyo kibazo. Ariko wagaze neza. Giye nturi kumbona kuri skin ya fresh. Uri kumbona kabisa fresh. Niwe muntu uhagaze kontra we na super manager. Super manager uramuzi? Ndamuzi. Ujye umubona? Esha kabisa. Ndamuzi. Super manager niwe muntu wavuze. Yigeze gukoresha ijambo ngo mba mbona contract ya Bruce Melody ngo ya miliyari ngari igihuha ati nta nubwo bibaho. Ubu umunsi super manager azavuga ati Golden Lion wenda ni ikigo gikomeye ariko Nizzo kontra ye nayo ni igihuha. Wabyakira gute? Njyewe ntago nakwemeranya kubyavuga nk'ibyo ngibyo wavuze ariko nakwemeranya yuko we ahari kandi n'akazi yakoze muri rusange no kuba ari super manager kamwemerera kuba ariho. Ariko ibindi ashobora kuvuga hari ibyo nshobora kwemera hari n'ibyo ntashobora kwemera. Gusa ndamwemera muri rusange agomba gukora akazi ke muri rusange nk'ibishoboka ariko kuvuga ngo Melody sinzi ko yatangaza ibintu by'ibinyoma. Biragoye. Kandi Abanyarwanda dufite ukuntu duteye. Hari igihe tubona ibintu tugashaka kubyinjiramo cyane kandi bitanatureba tutazi n'uburyo ako kazi gakorwa. Rero buriya ntago nawe wabyumvise hari ibintu ntashaka kujyamo hagati yabo n'ibiki byabo ibyo ngibyo byo nta kintu nasobanura. Ariko super uramwemera ariko se ubundi Nizzo reka nkubaze umwe mu nararibonye dufite mu muziki buriya nyuma ya Bamasamba ba Samputu bano bose ba Miss Chanel kwanza ba Miss Chanel muri mu kigero kimwe iyo tugiye kureba turareba tugasanga muri mu bahanzi muri groupe zazamutse cyane ufite igihe kinini muri uyu muziki. Super manager umuziki ujye wumva? Super manager muri rusange ntago umuziki we mozi mvugishije ukuri ariko ibikorwa bye akora by'ibiganiro uburyo aganiriza abantu neza uburyo tumwishimira uburyo tubona byose. Navuga ko akina comedy. Oya akina comedy twazajya tumubona mu ba comedy. Ariko buriya super manager we afite ukuntu yagennye ibintu byiwe kandi nibyo byatumye tumumenya. Ni nkuko nanjye uburyo nahagurutse ari byo byatumye abantu bamenya. Rero aho ngaho sinshobora kumujyaho cyane kabisa. Nizzo iyo urebye ubona amagroupe kera ukuntu yari afite imbaraga Urban Boyz yari iziyoboye ngiye mu bitekerezo byanjye niko mbibona Boyz kugeza ubu nta groupe twavuga ikomeye kugeza aka kanya ihari. Ubona biterwa n'iki zagiye zisenyuka impamvu ngusubije byihuse nuko nta yindi groupe iraboneka. Ni ukuvuga ngo muri rusange groupe z'iyi myaka zishobora ikintu nazisaba no kwigaragaza cyane kubera ko hari n'abandi bahanzi badutse muri ino myaka kandi twarababonye n'ubu turabazi ariko noneho harabura groupe muri rusange. Rero groupe nazo zizaza kandi izo groupe nazo zizaza zakirwa kuko nta gihe groupe itazabaho. Batekereza kuzongera kugaragara muri groupe one day? Njyewe groupe nzayigaragaramo ishobora kuba atari groupe y'umuziki ariko ari groupe y'akazi kanjye muri muziki. Ega Nizzo tumuzi nk'umunyamuziki. Wabona ugiye kujya kwiyengera muri groupe n'ubundi groupe ndacyayirimo. Iyo uri kumbaza gutyo wibagije ko groupe nkirimo. Groupe ndacyayifite. Urban Boyz iracyariho. Njyewe na Hambu turacyariho. Ahubwo ibindi mwebwe muri gushaka kumenya
cyangwa se kumenyesha abari kutwumva ubu nicyo kintu nicyo nshaka kumenya. Oya ntacyo kuko urumva ubu maze igihe kingana nka n'igihe kinini ntabwo ndi kukubona muri muzika uri kumwe na Humble Jizzo uri gukora indirimbo nziza kabisa. Hari banga mwari mwakoze twari twashimye ahubwo ndi kwibaza we na Humble Jizzo muzadukubita ikintu ryari muri kumwe. Icyo kintu rero nicyo gikumbuwe cyane. Icyo kintu nicyo kigomba kuboneka. Icyo kintu natwe ubwacu nicyo tunyotewe. Ahubwo bitega icyo kintu. Icyo cyo kigomba uyu mwaka cyangwa nutaha. Icyo cyo kigomba kuboneka, kitari kimwe kitari bibiri, ariko kigomba kuboneka kuko group iracyariho. Nizzo nk'umuntu ufite experience muri uyu muziki nyarwanda umazemo igihe gihagije. Abahanzi uzi hari new generation batangiye rwose hano ejo bundi 2019 na 20 ureba wibereye hariya nawe uri kurya amafaranga kuko ariko amahirwe yo afite kuko na golden line kucyumva ko narinde kurya amafaranga maybe zari inkoni zirenze na investment bro wasanga zari inkoni bro ndabizi mwarakoze ahubwo ndi kwibaza abahanzi uzi rwose uvuga utaba abahanzi ndabizi barakoze bakiri batoya babana bafite nkuko nawe waje uri mutoya man reka nkubwire ntago nshobora kuvuga kanaka ariko new generation iri gukora kandi iri gukora neza kandi ndayikunda aho iri hose bimenye ndanabivuze ndayikunda cyane iri no gukora ku rwego rurenze iri no gukora ibintu byiza bikomeye no kurusha n'ibyo twanyuzemo icyo ngicyo cyo nacyemeza icyo cyo nta ubona njyewe ariko kabisa nka Nizzo nk'umu legend muri uyu muziki nyarwanda yama uzi umuntu bita Kevin cyane kabisa uramuzi uzi Ariel Ways cyane uzi Juno Kizigenza bikomeye cyane nkomeze komeza n'abandi benshi wamishe nawe wamishe wabanje kumpisha nyine jewe ntago nshobora list ntago list kubera ko ubu abaje batoya mwibuke ko hari n'abandi bakiristo mwibuke ko hari abandi bakiza ni ukuvuga ngo ibyo bintu byose njyewe iyo mbibara nk'umuhanzi mbibara ko umunsi ku munsi haza umuntu udutungura bitandukanye. Nizzo uri umwe mu bantu bagize lebo kera navuga ko Bruce Melody yazamukiye iwanyu ni umwana avukiye i Kanombe arahakurira abona indege ari nk'igihuha shara bamujyanye Entebbe Kampala Uganda ni ibintu byiza ni amafaranga mwari mwarakoreye ndetse na management team yanyu ujye utekereza ko wagira abantu managinga nka Aime Brewston ni umuntu wazamuye ariko uyu munsi sinzi ngaherereye ese ujye utekereza kugira abantu managinga abandi umbajije neza umbajije ikibazo cyiza cyane ariko igisubizo naguha reka turebe projet mfite imbere uzisubiza wiruka kuvugana na Brewston we turavugana buri everyday ujye utekereza kumugarura muri Urban Record no yarakuze kandi ibyo twakoranye byari byiza nawe afite studio yiwe afite n'ibyo atekereza bye so ubu ngubu kuri njyewe nta kibazo mfite kabisa. Tugarutse kuri Golden Lion ari abantu batekereje ko kontra mwagiranye ishobora kuba ari muri za kontra z'iyi minsi ati Nizzo yaramaze iminsi adakora Boyz yaramaze iminsi idakora ati nta kuntu bari guhitamo Nizzo aka kanya n'umwanya mwiza kugira ngo usobanure abantu impamvu yabyo ndetse no kubaho kuri mu by'ukuri kwera ko mane reka nkubwirere utari wanarangiza company runaka nekereza yuko idatekereza ku by'iki gihe itekereza ku muntu ufite ibyo yayigezaho so njyewe izina mfite muri kano kanya ntago ndi kuryubaka izina mfite niryo nubatse kereka umuntu ukivuka kano kanya ariko aho najya hose muri kino gihugu mbivugiye hasi ukwiyemera ariko n'abanyumva nuko nabo bari no kumbona nutanze bari kumenya turi kumvikana so rero nicyo bari bakeneye company ikenera kwanza abantu bayinjiriza bayikorera akazi rero ntago kuba wenda ntasohora umuziki
muri kano kanya aricyo kibazo gishobora gutuma ntabona akazi, ahubwo ibyo nubatse cyangwa se ibindiho ishusho mfite nibyo bishobora kumpesha akazi, ahubwo ako kazi nkakavanamo akandi kazi gakomeye ku rwego rurenze. Sinzi nimba muri kunyumva neza cyane. Uri kunyumva? Rero ntekereza yuko njyewe ndi inyungu ya kampani ku rwego rurenze no kuba bamfite, ahubwo nabo ubwabo ni amahirwe. Mbivuze gutya, ni amahirwe kubera yuko bafite umuntu wo kuva, afite inararibonye, afite kuba yarakoze kera, afite kubazwi n'abantu, kandi ushaka kumenyekanisha ibintu byabo nuko azwi, atazwi ntabwo ashobora kubimenyekanisha. nuvuga ngo zira miliyoni abantu bazishidikanya miliyoni ziye ubundi se wigeze uzibona? Iyi kampani no iyi kampani iyi Gordon nta kintu nyine byaravuzwe ariko nta n'amafaranga, ariko nawe yishyiraho miliyoni ushobora gusanga ari nk'iry'itanu ry'Amanyarwanda. Nese nizo tubwije ukuri ubundi zari zingahe? Oya ibyo nyine ni kwa kundi abigize ubwiru Nizzo neza ariko ubwenge azi. Oya imyaka 10 yahatana n'ibintu akaba giha, ahubwo tunyengira ikibazo cy'amasiko, tubwira ibanga ryo kudasaza man, kuko nizo twabonye muri 2010 agenga ni muri 20 kugeza na none niwe nizo tukibona. Mano uzi ibanga ryo kudasaza nuko Imana yakuremye byonyine. Aya harimo kandi Nizzo genda hamya neza. Urabona Sacha Kate yakongera akagukunda ahubwo nubu yakubonye ati Nizzo wanjye wa wundi wa mbere uzika kiduka kimeze, urumva ni ibintu navuga ko aracyakwifuza. Bro uyu munsi Sacha Kate aragusabye ati my baby let's go back in the days, let's make love, let's cyangwa to getting married. Niko ukuntu bimeze. Nibindi bintu navuga ko ari ntambwe mwamuteye muri babiri kuko urukundo rwanyu ntirwigeze runasaza. Niba mukiri inshuti wabifata gute? Byaterwa naho ndi, byaterwa nuko meze, ariko ndamutse mfite umuntu wanjye ntago yazinzanaho. Ariko udafite girlfriend wabyemera? Byaterwa, navuze ngo byaterwa. Yego maybe kuko nawe uburyo mubona ntago ajya asaza kabisa. Ntago ajya asaza. Nawe uburyo mbibona ntago ajya asaza. Nizzo ibanga mukoresha we na Sacha niriye? Ntaryo nuko nguka cyane uko mura mwisekera. Oya Imana ifite ukuntu iba yarakuremye mu buzima. Ikindi yuri umuntu wikundira siporo, wikundira kwenjoyinga, kwishimana n'abantu, ntekereza ko ari ibintu bishobora kugufasha. Bivuga ko rwose uyu munsi ahubwo reka nihere Sacha yikomereze kuko ndabizi niwe yakubonye iki kiganiro ndabizi arakireba. Nawe yakubonye bora aravuga ati umusurika kiri muto yakoresheje iri banga ari Nizzo reka ngushimira cyane ariko murakoze. Mbere yo kugushimira vuga ubwiza bwa Golden Lion. Munabonye iyi wine ni y'abantu bose bari gufata man, ni wine ijambo wine ni ikintu kirenze, ni ikinyobwa kirenze, ariko ntago nshaka kuyitaka kubera yuko ngewe wenda nyamamaza cyangwa ngira iki, ahubwo amagambo make nshobora kuvuga nuko umuntu wese ukunda wine, ikinyobwa cye cya wine muri rusange, wazayifateho ubundi wazaza ambwire cyangwa se azanyandikira inbox ambwire, kubera ko hano ngewe mbivuze cyane bagira ngo ndi kuyitaka ndi kuyamamaza, kandi gusa ni ikinyobwa cyiza. Bagira ngo ndi mu kazi, gusa ni ikinyobwa cyiza. Nanjye ndashaka kuzatanga ubuhamya bw'ino karito. Iyo ngiye kuri ruhande ndashaka kumva ukuntu imeze. Abanyarwanda ndaza kubabwira ko nibi bijya ari kuvuga, hari ukuntu bavuga ngo uzakure ngo buriya nukuri kuvugira kure. Yego wagakwiye kuza ukanywaho gake. Reka nohereza umusore wanjye Jada za testing. Reka Jada testing turebe Golden Lion tumenye se ko ibi bintu nawe gerageza. Reka twumve ukuntu kameze. Jada arimo aratestinga ari kumwe na Nizzo Kaboss cyangwa se Nizzo Muhammad. Hari ikintu wazumbwira ariko nawe ntugire icyo uvuga, uzi ikintu ngusabye ntagire icyo avuga. Uyu yaratestinze we
azi ibyo atestinze aranumvise n'abandi bazatestinge noneho nibyo bizajya ibinyobwa ibyo numvise none aha ni fresh ni fresh kabisa test ni fresh Ni test Nizzo fresh. ibinyobwa bya Golden Lion biboneka hehe ese umuntu yabibona hari hose ahantu aho ariho tuzabishaka hose tubibure ntabwo bishoboka ahantu aho ariho hose amalimentation yose ashobora kuba ariho bibona ikindi bashobora kunyura ku mbuga nkoresha bakambaza yaba barangura Nizzo ujya usubiza DM ya kuri Instagram of course alright bambaza nimero zigiye kuboneka bazajya baboneraho ikinyobwa cyose ku buryo ushaka kurangura arangura ushaka kwinywera akantu kamwe mu rugo ashobora kukanywa so ibindi byo Nizzo urakoze cyane Imana igumugisha murakoze namwe yeah